ibyiriwe ku mihanda. Ushobora kuba wamaze kumenya rezilita zavuye mu matora, ariko se wabashije kumenya icyo buri mukandida wese abitekerezaho? Mbese bafite ayahe marangamutima nyuma yo gutsinda no gutsindwa kuri bamwe? Imvamutima ku bakandida perezida nyuma yo gutangarizwa ibyavuye mu matora ku wa mbere tariki ya 15 z'ukwa karindwi 2024 ku isaha ya saa 4 z'umugoroba, perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora madamu Oda Gasinzigwa yatangarije abanyarwanda imibare y'ibanze yavuye mu matora yabaye tariki ya 15 Nyakanga ku banyarwanda baba mu mahanga no ku wa 15 ku banyarwanda b'imbere mu gihugu. Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko umukandida watanzwe n'ishyaka FPR Inkotanyi ari we nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yatorewe indi manda ye ya kane izamara imyaka 5, afite amanota 99.15 byose kwijana. Frank Habineza wa Green Party yagize amanota 0.53, naho Philippe Mpayimana umukandida wigenga yagize amanota 0.32. Nyuma yo gutangaza amanota, irusororo ku Ntare Arena byari ibicika ku banyamuryango ba FPR Inkotanyi n'umukandida wabo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mu byishimo byinshi perezida yashimiye abari bateraniye aho ndetse ashimira abanyarwanda bose ku cyizere bongeye kumugirira. Yashimiye kandi imitwe ya politike yifatanyije na FPR Inkotanyi mu gushyigikira umukandida. Ndahera kuri mwe mbashimire ukuntu mwatubaye hafi muri byose, ndetse ikibanze mwabaye hafi cyane mu guca urubanza runguru twabwirwaga. Hanyuma nyuze muri mwe nanone ndashimira abanyagihugu bose. Yashimiye kandi umuryango we, awubwira ko umubera akabando. Ngira ngo nshimire umuryango wanjye, turi kumwe hano, tuba turi kumwe igihe cyose. Yongeye kandi gushimira abahanzi. Hari abahanzi rero twagendanye, hari urubyiruko, sinabona uko mbisobanura. Ndabashimiye cyane cyane cyane. Bamwe mu bahanzi babyinanye intsinzi na perezida harimo Bruce Melody, Juno Kizigenza, Kenny Soul, Chris Easy, Kevin Kadi na Bushari. Perezida Kagame akaba agiye kuyobora indi manda ye ya kane, ubwo yatangiye kuyobora u Rwanda mu mwaka w'2000 asimbuye Pasiteri Mbizimungu wari weguye. Ino manda ntabwo izamara imyaka 7 nk'izindi manda zose zashize, iyi ngiyi ikaba izamara imyaka 5, kandi akaba yemerewe kwiyamamariza indi manda kugeza muri 2034. Dr Frank Habineza mu gahinda kenshi ntiyavuze byinshi ku manota yagize, gusa yifurije Perezida Kagame amahirwe masa. Ashimira na komisiyo y'amatora. Abanyamakuru nabo birinze kumubaza ibibazo byinshi dore ko yari ari mu gahinda. Biriwe neza. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi, mu kanya gashize tumaze kubona bivuye mu matora y'agateganyo yatangaje na komisiyo y'igihugu y'amatora, kugira ngo itangaze ko tubyakiriye kandi ko uhaye ishimwe cyangwa se felicitation ko bimaze kugaragaza ko nyakubahwa Kagame Paul abonye amajwi menshi kuturusha, so tumuhaye felicitation. Murakoze cyane.
Philippe Mpayimana umukandida wigenga we n'umuryango we ku isaha yo gutangaza amanota bari bateraniye muri hoteli Tedomir yabwiye itangazamakuru ko akomeza gutegereza andi manota ya nyuma kuko ayatangajwe ari ay'ibanze. Yashimiye abamubaye hafi kandi icyo yifuza ari uko abanyarwanda bareba icyerekezo cya demokarasi aho kiganisha kandi ko azaharanira kwerekana icyo ashoboye mu gukorera igihugu cyacu kandi urugendo rwe rwa politike aracyarukomeje. Buriya ndi kimwe n'abandi banyarwanda bose dutegereje kumenya bivuye mu matora byuzuye bisesuye. Ibi baratubwira ko ari agateganyo. Mu by'ukuri ntabwo jyewe nagira icyo mbivugaho kuko icyo abanyarwanda bashaka abasesenguzi nimwe muzadufasha kukivuga. Ni ukuvuga ko icyo nifuzaga ni uko abanyarwanda bagira uruhare mu gushyiraho ubuyobozi bwabo. Ibijyanye n'umubare w'amajwi ndetse n'umubare w'abazaga muri kampeni zanjye ntago mbitindaho. Icy'ingenzi ni uko twebwe turi abanyarwanda bashoboye gutanga uruhare mu buyobozi. Nkaba kuba yenda amajwi yagabanuka ugereranije nayo nagize nko mu kwiyamamaza kw'imyaka 7 ishize, abanyarwanda bagira umutima hamwe ntago bigaragaza ko ubushobozi bwanjye bwagabanutse. Ikiza nifuza nuko ahubwo abanyarwanda bareba icyerekezo cya demokarasi aho kiganisha, hanyuma baba ari byo bemeje tukabigenda mu gutyo. Urugendo rwawe muri politiki rurakomeza kuko mu bihe bishize bavugaga ko muri 2017 aribwo wari ukinjira muri politiki, ubu ngubu umaze imyaka hafi 7. Urugendo rwawe muri politiki rusobanura gute nyuma yo kubona aya majwi? Ni nkuko nabisobanura ngira ngo abanyarwanda bashyira umutima hamwe. Turashoboye, abanyarwanda turashoboye. Igihe bizaba ngombwa bategereje gushyiraho ubuyobozi bushyashya, umuyobozi usimbura uriho, ntibazirirwe bagira impungenge. Twarabyerekanye bihagije. Nibarebera mu manota bashobora kugira ngo nta wundi munyarwanda ushoboye uhari. Icyo nifuza nuko igihe cyose bazansaba abazaba bandushije amajwi, baba n'abaturage ubwabo bazaba bahisemo mu bundi buryo, jewe nzaharanira igihe cyose kwerekana icyo nshoboye mu gukorera igihugu cyacu. Mu izina rya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, Madame Oda Gasingizwa, Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, yashimiye abanyarwanda bose ku bwitabire bushimishije, aho imibare y'agateganyo ingana na miliyoni 7,666,864 ku banyarwanda bari kuri liste y'itora bangana na miliyoni 9,71,157 bangana na 98%. Yatangaje ko tariki ya 20 z'ukwezi kwa 7 2024 hazatangazwa amajwi yose muri rusange ku buryo bwa burundu. Amajwi azatangazwa tariki ya 27 z'ukwezi kwa 7 2024. Reka dutegereze turebe amajwi ya nyayo, ariko bidasubizwaho ubu ngubu uwatsinze amatora ni Perezida wa Repubulika Paul Kagame, umukandida wa FPR Inkotanyi. Ibi nibyo byiriwe ku mihanda.